kuko ndirucumitira kwishimana igakinga ukuboko ngo iki gurucumitira gucumita icumu ryanjye rigusongora imbavu. Eka mbe nguretseho gatoya mu gihugu hose by'umwihariko ku bakunzi b'umupira w'amaguru nta yindi ndirimbo iri kuririmbwa uretse cyo gikundiro bafashinga bacenga batsinda bakomeza batsinda ni nyuma y'uko yagize gutya igatsinda ikipe ya Lesotho igitego kimwe cyatsinzwe n'umusore witwa Georgia Kwizera. Byari ibyishimo yewe ni morale. Ese ubundi igitego cyinjira waserebuye gute? Biranze ni ikigori. Ese ubundi kuki utajya ubasha guseka? Ntacyo wampaye fast ntabwo nkwishimiye inkuzi tubonanye nonaha ngenda gusekera kugira ngo bimwe ndaseka ni insurance nangase. Yewe muye tukiva kuri ibyo ngibyo stade amaherezo vuba iratawa. Ni inkuru yagize gutya abantu aho ikipe ya APR FC na Rayon Sport zizaba ziri gucakirana umukino bahaye izina ngo umuhuro mu mahoro. Ese ubu mubona ari iki mwarushije ayandi makipe? Niki mwarushije ayandi makipe? Usigaje amagaju. Niki mwarushije ayandi makipe? Niki mwarushije ayandi makipe? Kabisa. Eregani n'amakuru ego ari kuri iyi mihanda yacu. Bite muri karitsiye iwanyu byifashe gute? Sambanye buriho burushije ihene uko ihene kera zabaga ziri ari z'impeshyi byarabaye icyorezo no mu cyaro byarahageze. Ni mama nukora ubusambanyi bwafashe indi ntera no mu cyaro riyo cyane burakabije. Twari tuzi ko ari byo mu mijyi. Inyoni ishaje ngirya urunyogwe niburiye isabune niburiye amavuta niburiye iyo nkweto imeze nk'iray'ibihumbi 15 aho utabikora ni nka heza Cyangwa nzova mujyane Sodoma. Ubu se nibyo muko binda yanga muri bwo bana ubwo buzima mbayemo aho ndyamanisha turose za buri munsi gusambana ituri amakiroti ya bibiri ubwo nabwo ni rimwe mu cyumweru. Aje n'ubye abana batatu ufite abana batatu none se Nzovu ntago bajya bamutera inda? Kanyombya impamvu nemeza ko Elisa twite inda yamugije kunywa ibitabi undi yanywaga ibiti buri kamba sibyo nibyo Ugahuga mu inzoga ntabwo amwitara. uyu mwana yamugije kutanywa itabi Ntabwo amwitara mu inzoga ndabizi. agenda wigeze ona shaho nisiga Hagati yawe nanjye ninde urukundo rwako? ubwa mbere urukundo rwari rwaragufasha ariko kuva wamenya ko twite utarabeshya ko twite.
ubwiza bwawe nizo nshingano zacu nka Miss Beauty Hair Care. Niyo mpamvu twakuzaniye imisatsi y'ubwoko butandukanye, by'umwihariko harimo niyo utasanga ahandi izwi nka Permanent Brazilian Extension ushobora guteraho ukamesamo kubishaka, ugakorera itushe buri mezi 3, yewe wanadefrize utayikuyeho, wajyana no koga muri piscine. Si ibyo gusa kandi dufite na plante za original nka Brazilian Human Hair, perike za Human Hair 100%, hot comb, wax sticks, ioni steam, amavuta avura uruhara n'ibindi bikoresho byose bigendanye n'umusatsi n'ubwiza ntagerera. Dukorera Igikondo Merezi ya 2 winjiye mu muhanda ujya ku Badive muri St Augustine Hotel Apartment. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ariyo 078 68 78 132. Miss Beauty Hair Care, we restore confidence. Niko se buriya byagenze bite? Simwavuze ngo nta muntu umenya discipline akoze ku izina ry'Imana ngewe nayihazemo, ari kugira ngo nuko nari imeze. Ubu ufite discipline? Imwe ya mbere ni yanyu. Nuko ubugiye gutya mu mazi menshi babarakubatisha. Ndakubatiza mu izina ry'Imana Data wa twese n'umwana wayo Yesu Kristo watumeneye amaraso y'igiciro ku musaraba Golgotha, kugira ngo tubashe kubabarirwa ibyaha abayizera bose ndetse n'abamwizera na Mwuka Wera. Amen. Nyamara shingiye kubyo nabonye, umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Abakugisha impaka ngo ntabwo nabatijwe ngo ni plan, uzabashaka ubabure reka da, kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo mubwire ni witinya ndagutabaye. Amasezerano yose niyatanga yakomeshwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. ubu sozongera gusubizanya na ba bantu. Turacyafite urugamba runini mwinoze. N'abandi ntabwo umuntu azazanga nyiherereho nganuke muri nayiza ngo ngende ngo ncunshame ngeze ndi mama pase. Hari abantu nabonye bari baravuga ubona ngo umuntu azajya gutuka ngo umwihorere, reka ye umunwa se wangira ku. Reba ukuntu mbivuga. Nijima omuzira twizere ko numva bitoroshye gusa nanone bamwe bati ese nyakubahwa senate, nubwo bamwe ubona ubukwe bwatangiye gushyuha, kuki wumva ko abageni bose bakagombye kuzajya babanza bakajyanwa mu itorero inkumba? Uburyo imihango ubukwe bwabaga habagaho umuranga nta kibaho, ahubwo hari ikoranabuhanga, WhatsApp, YouTube, Instagram niho dukura abageni. Hanyuma uwo mugeni azaza koko tubyara umwana tumurere muri wa muco w'ikinyarwanda, duhuze imico, tuvuge ko twakuye umugeni mu muryango warezwe neza ufite uburyo bwo kurera wa mwana nawe uzarera undi. Hariho abatipe batazi gutereta, reka mbikubwire, batazi gutereta none wagateretesha amafaranga. Umukobwa utambaye iriya kanzu, umugabo nagukubita rimwe n'ucomuka, nukureka nkubwize menya ko azakugira ingoma y'abaporosi ajya ahonda mu gitondo saa sita ndagukubita. Umva ndatereta ariko njye niyo bigeze mu bintu byinshi n'urushyi warurya.
none se ubu pi uzakora ubukwe ase mwana wibitse me bambwira uje biteganya mu buzima ko uzakora igikwe brother ibintu by'igikwe rero nyine ndakurebye mubona urumva wambaye kositimu ku munsi w'ikirori napanuye bro uriya mwana abajura turaberwa byaka reba ukuntu mbivuga mu gihe akomeje kuzenguruka ino foto y'umukinnyi ukomeye cyane wa Liverpool na Colombia otuzi Luis Diaz, uwo mukobwa bari kumwe n'umunyarwandakazi witwa Melissa ko mbona byafashe indi ntera. Bari bamaze guhura nyuma ngo y'umukino wahuzaga Colombia na Amerika nk'uko ariko amakuru abivuga ku mihanda ko mbona se n'uyu nguyu yagucitse kajya keguka cyangwa byaranze mbanze ndambike y'ibiganza mwizi ko katari mora mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwizina numva kariro kalisa numvise akariro kajemo rwose uri muzima uri muzima nabonye disi Kirimeti nawe baragize gutya baramwerekana mu rusengero nyuma y'uko mu minsi yashize yari yateye ivi. Urabona ko biryoshye na Ariane wiwe hako se azadutumirara akoze ikintu kanyombya akorera inkoko arayigugunuka neza abangugira kurya iwawe ni nko kurya kwa satani. nibiri kuri iyi imihanda nibyaramutse eregani amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe munsi, like, share na comment.